Amahoro bavandimwe, ndabasuje cyane mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nejejwe n'umwami ko ashimye ko muri iki gihe tariki ya 11 z'ukwa 11 yuko dusangira ibyanditswe byera kandi byari bidukwiriye. Tunashimira abafatanyabikorwa bateguye iki gikorwa cy'iminsi 40 prayer and fasting. Umwami abaha umugisha n'abakomeje kurushaho kwitabira uyu muhango washyizweho mu muyoboro wo guhimbaza no kuramya umwami abagirire neza. Rero njye tugiye kuganira ijambo rya Kristo mu byanditswe byera. Amazina yanjye nitwa Byinshi Alexis, ndi umwana w'Imana mbiheshejwe no kwizera Yesu Kristo ari we w'ukuri kandi wahishuwe mu nyandiko yera, ari byo byanditswe byera byahumetswe n'Imana uhereye mu itangiriro ukagera mu byahishuwe. Uwo ni we mwami wacu n'umukiza, ni we twirata kandi ni nawe byiringiro bizima by'abamwizeye. Munyemerere dusenge hanyuma tuganire ku ijambo rya Kristo mu gihe kingana n'iminota 40 abavandimwe bashimye kuduhereza. Murakoze, muhabwa umugisha. Data, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, turagushimiye, turaguhimbaje ko uri Imana yuzuye ubuntu n'ukuri, ko wahozeho kera na n'uyu munsi ni kuri kandi ni kuzahora iteka ryose. Twebwe nubwo tutizera ariko wowe uhora uri uwo kwizerwa, nubwo mu mubiri iteka tugendana inkovu z'ibyaha, ariko wowe ubwo wari wambaye umubiri wera ntiwigeze ukiranirwa na rimwe, ahubwo wagaragaje ingeso nziza n'ubunyangamugayo. Mu mwuka no mu mubiri wari uwera, nta kintu na kimwe cyitwa icyasha cyigeze cyegera ubugingo bwawe kuko wari uwera. Mwami, turagushimira yuko uri umunyembaraga, nubwo ku musaraba wahindutse umunyantege nke kugira ngo intege nke zawe abe arizo ziduhindukiramo imbaraga z'Imana, maze natwe tubashe kuvanwa mu bubata bw'intege nke duhabwe imbaraga nshya. Turagushimira yuko washimye gucungura umuntu Imana yatoranyije. Nubwo twari babi dukurikiza ibyo kamere yacu irarikira, kubisenga uko nguko ntibivuze yuko rwose twamaze kugera ku kigero cyo kubyikuramo, keretse wowe Yesu washimye kuza kudukiza kandi ugikomeje kuduhindura abo wacunguje amaraso yawe y'igiciro cyinshi. Turagushimira mwami Imana Kristo Yesu yuko uri Imana. Iyo uza kuducungura utari Imana, byari bushoboke yuko ugera mu gashyamba k'i Getsemani ugatangira kwicuza icyatumye uza gucungura umuntu, ariko ibyo byabereyeho kugira ngo bitubere akabarore yuko uri Imana yuzuye ubuntu n'ukuri. Biragoye cyane yuko umuntu yapfira umukiranutsi nkanswe umunyabyaha, ariko wowe wari umutunzi w'ubuntu, wari umutunzi w'imbabazi n'urukundo, washimye gufata icyo wari cyo urakitwambika abakwizeye bose, hanyuma ufata icyo twebwe twari cyo ari cyo cyaha ukishyiraho, kugira ngo maze Data abashe kukubaraho umujinya we, bityo natwe biduheshe gukira umujinya we. Mwami Imana yacu Yesu Kristo, twakugereranya nande? Mbese twaguhanya nande mwahwana? Twaguhuza nande mwahura? Mbese twagushyira mu shusho ki yatuma duhamya izina ryawe? Ishusho yawe iyo Yesaya ibona muri Yesaya 53, abona ko yari yononekaye cyane n'ise n'iyaho umuntu, akabona yuko itari ifite ubwiza bwatuma yifuzwa. Ariko ibyo byose yabiboneye ku giti ku musaraba, ariko tubona yuko mbere y'umusaraba mwami ukivuka, ibyanditswe byera biduhamiriza muri Luka 2:52 yuko wakuze ufite ubwenge ushimwa n'Imana n'abantu, wari ufite igikundiro, wari ufite ishusho yo kwifuzwa, wari ufite ubwenge butuma abantu bagutangarira,
maze ku musaraba uhinduka igitangarirwa, ku musaraba uhinduka insuzugurwa, ku musaraba uhinduka uwo gutukwa, ku musaraba ucirwa mu maso, ku musaraba utega umugongo barakubita, ku musaraba mwami wambara ubusa, ku musaraba mwami byose wemera kubyishyiraho. Izina ryawe rishimwe kandi rihabwa icyubahiro mwami. Mwami Kristo, turagushimira kubw'iri jambo, turagushimira kubw'iri jambo ushimye ko tuganira kuri uyu mwanya. Ni ijambo ryateguwe nawe maze urishyira mu mitima y'abavandimwe kugira ngo babashe kuridusangiza, maze duhere ko tugabane n'abagiye kuryumva. Ni ijambo rivuga ngo what was heavy in the cross of Jesus Christ, ngo ni iki cyari gikomeye, ni uwuhe mutwaro, ni iki cyari gikomeye ku musaraba w'umwami wacu Yesu. Mwami turakwinginga kugira ngo uduhe kucyumva, ntitubyumve mu bwenge gusa, uhereye kuri njye uhaye kuryigisha, tubyumve mu buzima. Twongere twibuke ineza y'urukundo rwawe yahishuwe mu mubabaro wawe. Twongere twibuke urukundo wagiriye abari mu isi, wahishuye mu gahinda wagiriye i Golgotha. Mwami dutangazwa n'uburyo kurema isi byagufashe iminsi 6, ariko gucungura itorero bikagusaba iminsi 3. Ni iki twabasha guhuzwa nabyo? Ujya kurema isi mwami waravuze ibyaremwe bibaho, ariko ujya gucungura itorero ntiwavuze gusa, ahubwo wihinduye umuntu, wambara akamero k'umuntu, uca bugufi, urupfu rubi ndetse rwo ku musaraba. Ujya gucungura umuntu byagusabye kwiyambura icyubahiro, wambara gucishwa bugufi, ariko ujya kurema isi ntiwigeze ukoresha intege nke zawe, wakoresheje ubutware bwawe. Ibyo ni ubwiru bukomeye cyane, ibyo ni ibyiringiro kandi tubifite nk'igitsikamutima, tugendana umunsi ku wundi tugaragaza imbaraga watanze mu ntege nke z'umubiri wawe kugira ngo ucungure itorero Yesu. Izina ryawe rishimwe kandi rihabwa icyubahiro. Mu gihe gikwiriye Kristo washimye gushinga ibiti 3 muri Edeni, ariko nanone mu gihe gikwiriye ushima gushinga ibiti 3 i Golgotha. Mu gihe gikwiriye ushima gufata imbuto yica uyishyira ku giti muri Edeni, ariko mu gihe gikwiriye ushima gufata imbuto ikiza uyishyira ku giti i Golgotha. Ibyo ni ubwiru bukomeye cyane mwami, kandi turagushimira yuko wabiduhishurishije umwuka wawe, kuko umwuka arondora byose ndetse n'amayoberane y'Imana. Bahamwe natwe muri byose, dushoboze kurushaho kukunezeza no kukunezererwa. Kristo ntaba ari twe, ahubwo izina ryawe aba ari ryo icubahiro. Urakoze kutwumvise kandi ubikoze, icyubahiro gikomeze kubikira mu itorero no muri Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Bavandimwe rero, murakaza neza mu materaniro yacu, tukomeje kurushaho kunezezwa umwami, ndetse turanamushimira yuko yashimye gutanga umubiri we ku bwacu. Birashoboka ko wapfukama ugasengera inzu ukayibona, birashoboka ko wapfukama ugasengera umugabo ukamubona, ndetse biranashoboka yuko wapfukama ugasengera urubyaro ukarubona, ariko biragoye ko wapfukama ugasengera agakiza ukakabona, kuko agakiza tugaheshwa no kwizera. Biragoye ko hari umuntu wo mu isi wari gufata umwanya ngo asenge iminsi 40 ari gusaba ngo Imana itange umwana wayo acungura ab'isi. Ntekereza ko iryo sengesho ritari kubaho, ritari no gushoboka, kuko nanone iyo riza kubaho byari kugaragara yuko gucungurwa
kwacu kwaturutse mu isengesho ryacu bituma Imana itwumva itanga umwana wayo. Ariko icyatumye Kristo aza ntawasenze, akaza ntawasabye, akaza ntawinginze, akaza ntawiyirije ubusa, byari ukugira ngo bibe nk'uko byanditswe ngo uwirata yirata Uwiteka gusa. Ni iki cyari gikomeye ku musaraba w'umwami wacu Yesu Kristo? Twavuze ngo bavandimwe, mu kuri rwose tubona ko ijambo umusaraba ubwaryo ibyanditswe byera bihuhamya nk'imbaraga z'Imana. Iryo jambo turibona mu gitabo cya mbere cy'Abakorinto, igice cya mbere umurongo wa 18, niyo bavuga ngo ijambo ry'umusaraba ku barimbuka ni ubupfu, ariko kuri twebwe abakizwa n'imbaraga z'Imana. Nuko umusaraba turavuga ngo ni imbaraga z'Imana. Ariko mbere y'uko uhinduka imbaraga z'Imana wari igiti nk'ibindi. Rero ibyahakorewe nibyo byatumye igiti umwami yabambweho gitandukana n'ibindi. Rero ibyo byahakorewe nibyo tugiye guhamya nk'ibyari bikomeye byakorewe ku musaraba. Umusaraba w'umwami wacu Yesu Kristo wari ibiti nk'ibindi. Wari ibiti nk'ibindi rwose, kubera yuko mu muco w'Abayuda kumanikwa kw'abantu bakoze ibyaha byari ibisanzwe, kuko namwe mu mategeko ya Mose, iyo hari umuntu wabonekwagaho kwica itegeko mu buryo bweruye, Imana yari yaratanze itegeko rivuga yuko umuntu wese uzakora icyaha agomba kuzamanikwa ku giti. Ibyo tubibona mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri, ibice 21 ku murongo wa 21 na 22. Ijambo rya Kristo riduhamiriza yuko umuntu akora icyaha gikwiriye kumwicisha akwiriye kumanikwa, ariko nanone bakamumanura izuba rirenze, adakwiriye kurara ku musaraba. Ngo icyo gihe rero uwo muntu wamanitswe ku giti akitwa ikivume ku Mana. Cyatumye iryo tegeko rishyirwaho ni uko Imana yari izi ko mu gihe gikwiriye hari ugomba kuzamanikwaho uzaba wahindutse icyaha. Rero igiti cyari ikintu gisanzwe rwose, gita umwami yabambweho, ariko mu gihe gikwiriye ibyakorewe kuri icyo giti nibyo byagihaye imbaraga. Rero ibyo byari bikomeye ku musaraba i Goligota i Nyabihanga. Iyo dukugenekereje mu byanditswe byera ni ibintu bitatu, nubwo ari ibintu byinshi ngo tugende tubirondore. Amarira yarize, agahinda yagize, umubabaro yagize, ibyo byose rwose ntabwo twabasha kubirondora ngo tuvuge yuko wenda hari ari byo biri priority about heavy of Jesus Christ at the cross. Ahubwo dusobanuje ibyanditswe bindi, tubona yuko umusaraba w'umwami wacu Yesu Kristo ibyawukoreweho byari ibintu bigera kuri bitatu, ariko bifite uburemere bukomeye kandi budasanzwe. Icya mbere ni igihano cy'ibyaha. Turi buze kurebera hamwe igihano cy'ibyaha, uburyo gifatwa nk'ikintu cyabereye ku musaraba wa Kristo cyari gikomeye pe. Mu maso y'umubiri ntago kigaragara, nta nubwo kiboneka, kubera yuko cyahaniwe umuntu utarigeze abonekwaho icyaha na rimwe. Ariko mu maso y'umwuka no mu maso y'Imana tubona yuko cyari ikintu gikomeye rwose, igihano cy'ibyaha. Icya kabiri cyari gikomeye cyabereye ku musaraba w'umwami ni umubabaro w'umubiri. Bavandimwe, ndagira ngo mbabwire yuko Kristo
yaje mu isi ari umuntu 100%. Ku buryo rwose tudashobora kuvuga ngo mu mubiri Kristo yaberaga hose icyarimwe, twaba tubeshye. Atarambara ubwiza, atarazuka ku munsi wa gatatu ngo yambare ubwiza bwe, mbere y'umusaraba w'umwami, mbere y'izuka ry'umwami, yari umuntu nkatwe. Yarariraga nkatwe nk'uko tubibona muri Yohana ubutumwa bwiza 11:35. Yesu ararira. Yarasonzaga nkatwe nk'uko tubibona muri Matayo 4, amaze kugeragezwa n'umwanzi ashonje. Ndetse rwose yagiraga n'amarangamutima, akababara, akarakara, nk'uko tubibona muri Mariko 3:5. Bivuga ngo Kristo yari umuntu 100%. Ntabwo igice kimwe cyo mu mubiri twavuga ngo cyari Imana, ikindi ngo cyari umuntu. No. Yesu Kristo mu mubiri yari umuntu 100%. Keretse yuko iwe yavutse hatari ku bushake bw'umubiri cyangwa se bw'umugabo, ahubwo byari ku bushake bw'Imana. Umubabaro w'umubiri rero Kristo yagiriye ku musaraba, nacyo ni ikintu gikomeye yagize. Turi buze kurebera hamwe uburyo rwose yageze aha kwabivuga muri emotions, akavuga ngo mwami Mana yanjye ni iki kikundekesheje. Icyatumye avuga ayo magambo ni umubabaro w'umubiri, gukubitwa, kuruha, gutotezwa, gucirwa amacandwe, birenze urugero. Icyatumye iryo jambo arikoresha, nubwo ryari ryarahanuwe na Dawidi muri Zaburi 22:1, avuga ngo Mana yanjye ni iki kikundekesheje. Iryo jambo ryari ryarahanuwe kuva kera. Christ yarivugiye muri emotions of the flesh, yarivugiye mu marangamutima y'umubiri, avuga ngo ndababaye, ndatatse, ndakubiswe, ndatotejwe, none Mana yanjye ni iki kikundekesheje. That's word of emotion. Iryo ni ijambo ry'amarangamutima. Icya gatatu turi buze kureberaho ni ijambo rivuga ngo imbaraga y'urupfu. Imbaraga y'urupfu. Kristo ntago yapfiriye mu mva. Kristo yapfiriye ku giti Golgotha. Rero icyari gikomeye ku musaraba ni ukunyuzwa mu rupfu bwa mbere n'ubwa nyuma yambaye umubiri. Wenda bapfuye imbere yacu mu mubiri nibo bazi umubabaro w'urupfu, kuko ibyanditswe byera mu gitabo cya mbere cy'Abakorinto 15:54, ibyanditswe byera biduhamiriza uburyo urupfu rugira urubori, ngo ku munsi wo kuzuka kw'imibiri yacu ngo tuzarubaza ngo mbese warupfu we urubori rwawe rurihe. Ni nayo mpamvu ibyanditswe byera biduhamiriza ko umwanzi wa nyuma uzaheruka gukurwaho ari urupfu. Ni ukuvuga ngo urupfu ku munsi w'umuzuko narwo ruzapfa, kuko narwo ngo ruzajugunwa muri rwa rwobo, ariyo nyanja yaka umuriro n'amazuku. Ni umwanzi w'abantu, ni umwanzi w'Imana. Rero icya gatatu turi buze kureberaho ni uburyo urupfu rwishe Imana yambaye umubiri. Nibwo bwa mbere Kristo yari agiye kumva ububabare bw'urupfu. Yararushikiriye, ararureba, arusogongeraho, ararwumva mu gihe kingana n'iminsi 3, keretse yuko iwe atigeze abora. Urupfu ni ikintu gikomeye Kristo yahuriyeho nacyo ku giti.
aho yasoje avuga ngo ubugingo bwanjye Mana mbushyize mu biganza byawe, birarangiye. Ayo magambo yayavuze asa nk'umuntu uri kwakirwa mu mubare w'abagenewe gupfa mu mubiri. Urupfu rugira urubori, urupfu rurasharira, kandi rusharira mu mitima y'abasizwe, rukanasharira mu wo rwafashe. Ijambo rero baduhaye tugiye gukoresha dusobanura the heave in the cross of Jesus, ni ijambo riri muri Matayo ibice 26 umurongo wa 38 kugera kuri 39. Haranditswe ngo maze arababwira ati, umutima wanjye ufite agahinda kenshi kenda kunyica, mugume hano mubane maso nanjye. Yigira hafi, ariho imbere hato arunama arasenga ati, data niba bishoboka iki gikombe kindenge, ariko bye kuba uko njyewe nshaka, ahubwo bibe uko wowe ushaka. Mbere na mbere reka tubanze twumve iyi context y'aya magambo. Niki cyatumye Kristo atinyuka kuvuga ngo umutima wanjye ufite agahinda kenshi kenda kunyica? Bavandimwe, aka gahinda ndagira ngo mbabwire yuko gatandukanye na ka gahinda wenda mwene data Paul yatubwiye mu gitabo cya 2 cy'Abakorinto ibice 7, I guess kari ku murongo wa 9, yavuze ngo agahinda ko mu buryo bw'umwuka gatera kwihana kuticuzwa nako kukazana agakiza. No, ako ni agahinda ko mu buryo bw'umwuka. Agahinda ko mu buryo bw'umubiri gatera urupfu. Muri utwo duhinda twose Paul yavuze, ntago Kristo yigeze atugira, ahubwo Kristo agahinda yagize hano kari agahinda ko kwitegura kwakira ibikomeye Imana yamuteguriye ku musaraba i Golgotha. Kari agahinda ko kwitegura kwakira igihano cy'ibyaha. Kari agahinda ko kwitegura kwakira umubabaro w'umubiri. Kari agahinda ko kwitegura kwakira imbaraga y'urupfu. Aka gahinda rero Kristo yagombaga kukagira. First one, impamvu ya mbere yagombaga kukagira nuko yari umuntu. Ijambo rya kabiri yagombaga kukagira nuko yari afite amarangamutima. Rero Kristo Yesu mu mubiri ntiyigeze na rimwe yifata nk'Imana, nubwo yakoraga bimwe bimuhishura nk'Imana, ariko abafite imitima yabaye akahebwe ntibigeze na rimwe babimenya. Ariko mu buzima bwe bwose mu mubiri, n'uwatinyukaga kumwita data buja yahindukiraga amubwira ngo unyitira iki data? Data ni umwe. So si uko yihakanaga ubumana bwe, ahubwo ni situation yari arimo yo kwambara umubiri. Aka gahinda rero Kristo yari afite kari agahinda ko kwitegura kwakira igihano cy'ibyaha by'abari mu isi. Kari agahinda ko kwitegura kwakira umubabaro w'umubiri, kuko tuzi neza yuko akimara kukagira muri iryo shyamba neza i Getsemani, ariho yatangiriye kugirira umubabaro w'umubiri. Agahinda yiteguraga kugira n'imbaraga y'urupfu. Niki cyatumye asenga? Ibyanditswe byera hari ibanga ritubwira mu gusenga. Nuvuga ngo Kristo ntago byari bikwiriye ko asenga bitewe na situation yari arimo. Ni ukuri, ndakubwiza ukuri ko situation Kristo yari arimo itamwemereraga gusenga, cyane ko hari n'abitwa abakristo benshi iyo bari muri situation nk'iyi ya Kristo, reka tuvuge for example
birabananira gusenga kubera yuko akenshi abantu basenga banezerewe cyangwa se bishimye, ariko baba bababaye bakananirwa gusenga. It's normal. Ariko ni iyihe mpamvu yatumye Kristo amenya iyi situation igiye kumubaho ndetse afite n'agahinda kenda kumwica, ariko akagerekaho agasenga? Iryo banga rero ni ibanga yahishuye mu gitabo cya Yakobo mu gice cya 5 umurongo wa 13a. Aravuga ngo mbese muri mwe hariho ubabaye nasenge. Yari azi neza yuko rero mu gihe gikwiriye iri jambo azarihesha Yakobo akaryandika. Yari azi neza yuko mu gihe gikwiriye azahumekera Yakobo ijambo rivuga ngo mbese muri mwe hariho ubabaye nasenge. Impamvu Yakobo yaryanditse ni uko dufite icyitegererezo cyaryo. Ninde cyitegererezo cy'iri jambo? Ni Kristo Yesu. Mbese yarababaye mu gashyamba k'i Getsemani? Kandi agahinda kendaga kumwica. Mbese yarasenze? Yarasenze rwose, kandi agahinda n'umubabaro byenda kumwica. Iri ni ibanga rero Kristo yahishuye cyangwa se yahishuriye Yakobo, agaragaza yuko umuntu wese ubabaye mu mubiri, umuti wa mbere si ukujya mu nzoga, umuti wa mbere si ukwiyahura, umuti wa mbere ni ugusenga. It's normal, but in Christ. Bigomba guhinduka normale muri Kristo Yesu, ariko mu mubiri ntabwo bishoboka. Kuko tuzi neza yuko iyo umuntu ababaye fast, iyo atiyangije ngo yiyahure, yiyangiza mu buryo bwo kwikorera ibyo kamere ye ishaka mu rwego rwo guturisha amarangamutima ye. Nyamara ibyo ni ibitekerezo by'umubi, ariko ibyanditswe byera biduhamiriza yuko umuntu wese uri muri situation yo kubabara, umuti wa mbere ari ugusenga. Rero Kristo iri jambo yararikoresheje, kandi ni nawe wagombaga kuryandikisha kuko niwe cyitegererezo cyaryo. Yesu Kristo rero arasenga, kandi asenga ababaye. Arunama arasenga. Umvita isengesho yasenze. Yaravuze ngo Data, niba bishoboka iki gikombe kindenge, ariko bye kuba uko nshaka ahubwo bibe uko ushaka. Reka tubanze twumvira ijambo ryitwa iki gikombe kindenge. Iki gikombe kindenge. Iri jambo ryitwa igikombe cyangwa se igikombe ni ijambo ryavuzwe kera n'umugabo witwa Dawidi muri Zaburi ya 23. Yaravuze ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena, andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, anjyana iruhande rw'amazi adasuma, ansubiza intege mu bugingo bwanjye, anyobora inzira yo gukiranuka kubw'izina rye. Aravuga ngo naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe. Aravuga ngo inshyimbo yawe n'inkoni yawe nibyo bimpumuriza. Aravuga ngo intunganyiriza ameza mu maso y'abanzi banjye, unsiza amavuta mu mutwe, igikombe cyanjye kirasesekara. Umva kandi, unsiza amavuta mu mutwe, igikombe cyanjye kirasesekara. Ni ukuri kugirirwa neza n'imbabazi bizanyumaho iminsi yose, nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose. Ntangazwa n'uburyo iri jambo abantu benshi turifata, ntangazwa n'uburyo iri jambo abantu benshi tujye tuvuga ngo ni iryacu. Oya, ni ukuri. Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena. Iri ni ijambo Dawidi yavuze kuri Yesu Kristo. Ntabwo ari ijambo ryandikiwe abakristo kugira ngo bajye baryishyiraho bavuge ngo niwe mwungeri. No. Iri ni ijambo Kristo yagombaga kuvuga ari mu mubiri, kuko 22 Zaburi tubona avuga ngo niki kikundekesheje. 23 ari mu gico cy'umubabaro. Aravuga ngo unsiza amavuta mu mutwe, igikombe cyanjye kirasesekara.
ni ukuri kugirirwa neza n'imbabazi bizanyumaho iminsi yose, nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose. Ariko reka tuvuge ngo niba koko ari umuntu, ese birashoboka ko uwo muntu yaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose ubudasohoka? Ntabwo bishoboka, ntabwo bishoboka rwose. Ariko iyo nzu y'Uwiteka ivugwa muri Zaburi ni umuntu, ni uwizeye umwana w'intama w'Imana, nk'uko tubona mu gitabo cy'Abaheburayo ibice 3:3 avuga ngo iyo nzu yayo ni imwe. Rero iyo nzu Kristo agomba kuyituramo iteka ryose ubudasohoka. Rero niwe ufite ubushobozi bwo kuba muri iyo nzu kandi akazayibamo ubuteka ryose. Kristo niwe watunganirijwe ameza mu maso y'abanzi be. Apana kuza njyewe mvuga kuko hari abo twari dufitanye amatiku. Bibiliya sinzi impamvu tujya tuyizanamo amatiku yacu. Niba ufite uwo mushwana akagira ikibazo ukagenda ushima uvuga ngo Imana yantunganyirije ameza imbere y'abanzi banjye, you are wrong. You are wrong. Ameza Imana yatunganyirije Yesu Kristo imbere y'abamucumise ni ukumuzura ku munsi wa gatatu. Kandi ibyo byagombaga kubaho mu maso yabo. Bakongera kumva inkuru y'uwo bacumise yuko yazutse. Nubwo babihakana bagashaka guhisha ibimenyetso, ariko iyo nkuru ikazavugwa hose yuko Uwiteka yafashe Yesu Kristo akamutunganyiriza ameza mu maso y'abanzi be. Asigwa igikombe, unsize amavuta mu mutwe, igikombe cyanjye kirasesekara. Igikombe cye cyasesekaye ryari? Dore ni hano i Getsemane. Aravuga ngo noneho cya gikombe wari waravuze, ngaho byemere niba bishoboka iki gikombe kindenge. Uru rupfu ngiye kwakira, uyu mubabaro ngiye kwakira undenge, ariko bye kuba uko nshaka, ahubwo bibe uko ushaka. Nuko iryo jambo risobanurwa. Rero igihano cy'ibyaha Kristo yagombaga kucyikorera 100%. Yagombaga kucyikorera 100%. Bavandimwe, reka mbabwirire ijambo. Mu gitabo cya mbere cya Petero ibice ni 2:22 yavuze ngo ubwe nta cyaha yakoze, nta n'uburiganya bwabonetse mu kanwa ke. Yaritanze yiha idasha urwa kibera, ngo ubwe yikoreye ibyaha byacu mu mubiri we abibambarwa ku giti, ngo kugira ngo dufe ku byaha duhere ko tubeho ku gukiranuka, ngo imibyimba ye niyo yabakijije. It means what? It means Kristo niwe wenyine wari ufite ubushobozi bwo kwikorera igihano cy'ibyaha mu mubiri we. Kuko Yesaya yari yarabibonye muri 53:4 aravuga ngo igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we. Icyo ni ikintu gikomeye cyabereye ku musaraba wa Kristo kandi gikorerwa mu mubiri we. Igihano cy'ibyaha yagombaga kukikorera akakibarwaho icyo twebwe twagombaga guhanirwa kubw'ibyaha byacu, kubw'amakosa yacu. Iwe yakibazweho kubwo gukiranuka kwe. Icya kabiri ni umubabaro w'umubiri. Kristo yagombaga kubabazwa nk'uko tubibona mu gitabo cya Yesaya 50:4. Niho havuga ngo umwami Imana impaye ururimi rw'abigishijwe kugira ngo mbashe gukomeresha urushya amagambo. Dore barandeba bankanuriye amaso, sinahishe mu maso yanjye gukorwa n'isoni no gucirwa amacandwe. N'abategeye umugongo barakubita. Iyo mibabaro Kristo yagombaga kuyigira kugeza ubwo atinyuka kuvuga ngo Eli Eli lama sabakitani, Mana yanjye noneho niki kikundekesheje? Umubiri wanjye uri murambabaza. Bavandimwe, abantu baba mu bitaro cyangwa se bafite abantu baba mu bitaro nibo bafite amakuru y'uburyo umubiri ubabaza. Nawe uzabimenye niyo usitaye gato urababara. Bivuga ngo umubiri urababara, wishimye wasetse cyane urababara, warize cyane urababara, umubiri ushonje cyane urababara, umubiri uhaze cyane urababara. Ni ukuvuga ngo umubiri ufite kamere yo kubabara. Rero ibaze noneho kubabazwa bingana kuriya bavandimwe. Umubabaro w'umubiri wa Kristo yarababaye. Niyo mpamvu yadushyiriyeho umuhango wera wo kujya tumwibuka buri uko tugiye ku meza ye. Mujye mubikorera mutya kugira ngo mwibuke umubabaro nagize
munywere kuri iki gikombe nk'ikimenyetso cy'amaraso yanjye, murye no kuri uyu mugati nk'ikimenyetso cy'umubiri wanjye wabatangiwe kubw'ibyaha byanyu. That's called isakaramento. Iri sakaramento rero ryo kwegera imeza y'umwami riri hori, niritwibutsa ibyari bikomeye byabereye ku musaraba i Golgotha. Icya nyuma ni imbaraga y'urupfu. Urupfu rwamubize bunguri ariko ntirwamuherana. Mu byakozwe n'intumwa 13:36 niyo bavuga ngo Dawidi amaze gukora ibyo Imana yashatse byose arapfa arasinzira, bamushyiriyeho igitaka. 37 bakavuga ngo ariko uw'Imana yazuye ntarakabora. Kristo yasogongeye ku mbaraga y'urupfu, ariko urupfu ntirwigeze na rimwe rumuherana. Amen. Urupfu ntirwigeze na rimwe rumugondera ruvuge ngo umunsi wa gatatu turamufata, ndamufata, nimara kumufata muzitire, ntahari buze kugenda akomeza mufate. Basogokuruza bacu barapfuye, urupfu rurabaherana. Si uko banze kuzuka, ahubwo nuko imbaraga yo kuzuka itari muri bo. Ntawupfa kunze urupfu, ahubwo urupfu nirwo rumufata kuko rumukunze. So bishatse kuvuga ngo Kristo nubwo yapfuye yakunzwe n'urupfu, ariko niwe wishyiriye urupfu, kandi nubwo yishyiriye urupfu yajyanye mu rupfu imbaraga imukura mu rupfu. Bitandukanye n'umuntu upfa atishyiriye urupfu, ari urupfu rumwizaniye kugira ngo rumujyane mu rupfu. Imbaraga y'urupfu ni ikintu gikomeye cyabereye ku musaraba i Golgotha. Biriya tuvuga ubwira kabiri, ibintu bikomeye, hari abantu bashobora kuza bababwiriza yuko ibintu bikomeye ni ubwira kabiri. Ibyo ntabwo dushobora kuvuga ari ibintu bikomeye byabereye ku giti, ahubwo ibyo ni some miracles, ni ingaruka z'ibyabaye nyuma y'ibintu bikomeye byakorewe ku musaraba i Golgotha. That's all. As we conclude, mu buryo bwo gukonkurudinga iri jambo, dukwiriye kongera kwibuka icyatumye Kristo aza, ndetse ukabasha no gusobanukirwa agakiza, inkomoko yako. Niba njyewe Alex nguhamiriza yuko agakiza ngaheshwa n'ubuntu kubwo kwizera, wumva iyo mbaraga yuko ntari kuyiheshwa n'irari ryanjye na kamere yanjye, ahubwo iri guturuka mu byakorewe ku giti. Niwumva ndi kuvuga imbaraga yo gukiranuka kw'Imana nabazweho, wumve umurimo wakozwe ku giti ari wo wampesheje uko gukiranuka. Bavandimwe, dukeneye gusobanukirwa igituma tukiri mu rungabangabo rwo kudasobanukirwa n'imyigishirize mibi n'uburiganya by'abantu. Ni ukudasobanukirwa icyo Kristo yakoze. Iyo tumaze kwisipesiyalayiza mu mwuka icyo Kristo yakoze, bituzanira umudendezo wo gusobanukirwa b'Imana ishaka ko tubaba muri Kristo Yesu. Soje mbabwira ngo muvandimwe, ese wizeye ibyo? Ese wizeye ibyo? Dore kwizera guheshwa no kumva kukazanwa n'ijambo rya Kristo. Ndagira ngo nongere nkwibutse imbaraga y'umusaraba. Imbaraga y'umusaraba ni kuvana mu bubata bw'umwuka w'umwijima ikakwinjiza mu bubata bw'umwuka w'umucyo. Reka dusenge. Urakoze Mwami Kristo Yesu yuko wabanye natwe, tukaba tuganiriye ijambo ry'umwuka kandi ryuje imbaraga n'ubushobozi bwawe. Turakwinginga kubw'imbabazi zawe kugira ngo urukundo rwawe rukomeze kurushaho gusaba mu mitima yacu. Ijambo ryawe rikomeze kuba muri twe rigwiriye kandi rifite ubwenge bwose. Turagushimira imirimo wakoze yo kuza kwitangira umuntu utari ushoboye kwikiza, ukaza mu cyimbo cye ukamukiza, bitanyuze mu kwinginga kuri muri kamere ye, ahubwo binyuze mu mbabazi watugiriye uhereye kera kose. Ibyo nanone tubihorana nk'igitsikamutima, kandi tuhora tubyumva neza yuko ari imbaraga y'Imana.
reka iyi nkuru nziza ikomeze gukwira mu mahanga yose no mu mitima yose washimye ko izumva kandi ikanizera ijambo ryawe. Komeza kurushaho kuba hamwe natwe muri byose, icyubahiro gikomeze kubishyira mu itorero no muri Kristo Yesu umwami wacu, amen. Murakoze cyane bavandimwe, muhabwe umugisha.